Nanone kandi undi munsi andi mahirwe mashya muri site ya Gisasa kuri uyu muhanda ngiye kukwereka inzu wakwigurira miliyoni 17. Iyi nzu ishaka miliyoni 17 nkuko ubibona. Ni inzu nini irimo hagati ibanjirijwe n'iyo annex iri ku ruhande cyangwa se aho twakwita ku irembo. Hanyuma hirya mu gikari urabonayo utundi tuzu, ni dushe na toilette byo hanze, ndetse mu gikari harimo n'iyindi annex ya chambrette. Izi nzu zose zikaba zishaka miliyoni 17. Ngaha mu gikari hano urahabona dushe na toilette. Aha ni mu rubavu rw'iyi nzu nini. Iyi nzu nini ifite ibyumba 5 ndetse na saro. Urabona ko ari inzu nini iteruye yabamo umuryango. Kuri miliyoni 17 waza ukigurira hano hantu ugaturamo. Ni muri site nta kibazo. Iyi nzu ikora ku mihanda 2, ndaza kugenda mbikwereka. Niba ufite gahunda, niba kandi wabona miliyoni 17, nyandikira uze wigurire iyi nzu. Imbere nuku nguku imeze, imbere nuku imeze. Urabona ko ni inzu, amadirishya ni meza, inzugi ni nziza, inzu irateruye. Icyo bikoze wenda irabura akarangi. Mu mbuga hayo nuku nguku hangana, nuko hateye. Nyandikira kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe, cyangwa se umpamagare uze wigurire iyi nzu. Iri muri site ya Gisasa, ikora ku mihanda 2, nta kibazo kindi. N'ahantu watura ukaba umerewe neza cyane. Hanyuma imbere y'iyo nzu tuvuga ko ari inzu nini cyangwa inzu principale, urahabona annex. Iyi ngiyi iri ku irembo cyangwa se mu marembo, nayo ikora ku muhanda. Iyi annex ushobora kuyisenya kugira ngo ugire imbuga nini, nko mu gihe waba ufite imodoka ukeneye pariking. Iyi nzu urabona ko ari ndende, yunze gatatu. Icyangombwa cy'iyi nzu kirahari kandi kirihariye ku buryo ukimara kugura uhita ukorerwa mutation ako kanya. Uyu mutungo ugizwe n'izi nzu ugahita ukwandikwaho. Nongere ngusubiriremo, ni muri site ya Gisasa. Ni inzu nini, iyi nzu nini. Hanyuma hakaza kariya annex kari ahagana ku irembo. Hakaza kandi no mu gikari. Dore umuhanda uyigeraho ku buryo ufite imodoka nta kibazo yahagera. Washaka ko uparika mu rugo cyangwa se uyiraza mu rugo, ushobora gusenya kariya annex twabonye. Kuri miliyoni rero 17 waza ugasura iyi nzu. Ibyo ntakweretse nuko uzabibona cyangwa se uzabibaza waje kuri tele. N'ahantu hateye borne ngizo urazibona. Iyo ngiyo ni borne nkandagiyeho. N'ahantu wagura ukunguka cyangwa se ukahatura, nta kibazo cyo kuvuga amanegeka, nta kibazo cyo kuvuga ibishanga, nta kibazo kindi gihari.